Reka nongere ngo ikaze ukurikiye RW-KIGALI, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza. Wowe rero uherereye mu burasirazuba, wowe uri mu burengerazuba bw'u Rwanda, wowe uri mu majyaruguru no mu majyepfo, nawe uri mu mujyi wa Kigali hano ntabwo twakwibagirwa. Reka rero wowe udukurikiye uri mu gihugu cy'u Burundi nguhe ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Wowe uri Uganda, nawe uri mu bihugu byose bigiye bitandukanye biri hano ku mugabane wa Afurika, namwe rero mudukurikira muri ku mugabane w'Uburayi, mwe mudukurikira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe muri ku mugabane wa Aziya, mwese tugenda tubona ko mudukurikiye. Reka tubabwire ngo Nyagasani nakomeze kubana nawe. Nta kindi rero kirimo kiravugwa muri iyi si y'ikoranabuhanga uretse iteganwa ku ifunga rya business ya STT. Bamwe rero bavuga bati STT ishobora kuba yafunze burundu, abandi bakavuga bati STT hari ikibazo yaba yahuye nacyo ariko ngiri bugaruke ibe yakomeza gukora nk'ibisanzwe, ndetse benshi bariteguye kuba bahita bakuramo amafaranga yabo. Ariko muri aka kanya ikinzanye no kubaha amakuru ariho aka kanya, ndetse tugereranya ibiri kuba n'ibyabaye, cyane ko amakuru buriya akomeza kugenda avugwa mu ikoranabuhanga, ni amakuru agenda yisubiramo mu buryo butandukanye. Reka amakuru yacu rero tuyahere ku bantu bari kwibaza niba STT ishobora kuba izagaruka. Ibyo ngibyo nshobora kuba nabyemera bihereye nko ku biherutse kuba mu mwaka w'ibihumbi 2023 ubwo business yitwaga Berry nayo yahuraga n'ikibazo nk'icyo iyi STT yahuye nacyo. Gusa Berry yo yavugaga ko ari ikibazo cya systeme yaba yaje, ngo ko baba bahuye n'abahakazi bakaba babibye amakuru. Hari n'andi makuru yavugaga ko Berry muri kiriya gihe yari yarafunze ngari uko bari barimo gukora update ya systeme. Icyo gihe rero Berry yaje gufunga, ariko hakaba hari amakuru bizezwaga yuko Berry ishobora kuba yagaruka ikongera igakora. Ndibuka ko muri icyo gihe namwe mudukurikiye mwigeze kuyikora. Igihe cyarageze Berry ifunga nk'iminsi nk'ine, hagati y'iminsi 4 n'5, nyuma iza kongera kugaruka ikomeza gukora nk'ibisanzwe. Icyo gihe ikomeje ije gukora nk'ibisanzwe mu gihe yari maze ifunze. Hari amakuru yari guhwihwiswa yuko ishobora noneho kuzafunga burundu. Ndibuka ko icyo gihe abenshi bakuyemo amafaranga yabo, abandi ntibakuramo amafaranga yabo, ahubwo baravuga ati buriya Berry ni business yujuje ibyangombwa, ibyo bari baradusezeranyije turabona babikoze, bagurisha ibyabo byose bayashora muri Berry. Hari n'abari barayungukiyemo cyane rwose, nabo bafata ayo bungutse nayo bari barashoye basubizamo. Ariko igihe kiragera Berry nyuma y'icyumweru kimwe irongera irafunga. Ibi rero nabihuza gute ni biri kuba kuri STT? No kuvuga ngo iyi STT ubwo yahagaze, benshi bakaba bari kuvuga ko ngo hari ibyo iri kuzuza na Leta y'u Rwanda. Ibyo byo tubicishemo umusaraba, kuko niba ukurikira Twitter ya Banki Nkuru y'Igihugu yagaragaje ko ayo makuru atariyo, ndetse banayagaragajemo bayaciyemo umusaraba, bananditseho ngo ni fake news, bavuga ko nta biganiro bari kugirana nayo. Gusa ishobora kuba yagaruka ikongera igakora nk'ibyumweru 2 kugira ngo abantu bakomeze bayizere, nyuma bazaze gushyiramo amafaranga yabo baze kuyafungirana, kuko nta investment platforms itaza ngo igere igihe ifunge. Uko niko kuri, igihe kiragera igafunga. Ikimenyetso cya mbere nta kindi, nuko inyungu baguha ni inyungu idahinduka. Kandi niba bacuruza cryptocurrency ku bantu bayizi neza, ni n'amafaranga y'ikoranabuhanga azamuka mu gihe runaka, ikindi gihe ari amafaranga akamanuka. Rero ntabwo kuba uhabwa inyungu iri fixed no mu gihe amakrypto yamanutse, urumva ko harimo akantu k'akabazo. Byari kuba byizewe ryari? Byari kuba byizewe mu gihe uyu munsi baguha amafaranga menshi atandukanye nawe wabonye ejo, cyangwa se bwacye bakaguha amafaranga makeya. Gusa ibyo nabyo ntabwo twabishingira, nk'uko nabikubwiye muri iyi nkuru. Ndaza kuguha ingero nyinshi. Hari business yaje yitwa Esomu rero ikaba yaraje yitwa ngo ni robot ikora mu buryo bwa quantitative, iteredingira abantu nanone cryptocurrency, ariko tukabanza kuyihereza ayacu. Gusa iyi Esomu umunsi umwe yaduhaga amafaranga menshi ngo crypto zamanutse, kandi koko twareba tugasanga nibyo. Ariko ikibazo cyari kiri nize mpuwe badufitiye ku buryo batubwira ngo tubahereze amafaranga yacu
baduteredingire. Ese ko nta munsi twahombaga kandi crypto zo tubona ko zamanutse? Urugero batredinze nka Ethereum, ugiye kureba Ethereum kuri trading view usanze yamanutse, ariko bo bungutse. Byagenze bite? Kandi baradutangarizaga ko bakora trading ya spot. Ni ibintu rero ugenda ubona ugasanga birimo utuntu tw'amayobera. Gusa niyo isomo nayo yakoraga mu buryo wagira ngo burahwitse, n'igihe cyarageze iza kutwandikira tubikuza nyine bikanga, baratubwira bati hari abahakasi bayinjiriye bayiba amakuru ngo tube twihanganye gato, ariko kugeza na n'ubu ikaba yarafunze imiryango. Hari abantu bizeye STT bashingiye ku kuba ngo amatangazo yabo yaracaga kuri TV1 no kuri TV10, ndetse banabona icyemezo berekanaga cya RDB. Icyemezo cya RDB, nawe ushaka gushinga company ushobora kujyayo rwose bakakwandika, niko kazi kayo, gusa hari andi mabanga aba abyihishe inyuma. Ikindi rero gishobora gushoboka nuko STT ishobora kugaruka mu maraso mashya, ukaba ushobora kuhita ukuramo ayawe cyangwa se ukayizera burundu ugashyiramo n'ayandi yose, hanyuma bakaza kuyakusanyiriza hamwe bakayatwarira rimwe. Ariko ukuri guhari nuko ishobora kuba yafunze burundu, ukaba wakwihangana. Ahubwo inama ngewe nshobora kuba naguha, kuko business nk'izi ntabwo nkizikora ariko narazikoze ku buryo buhagije. Niba winjiye muri business nk'izi, yinjiremo uzi ko igihe kizagera igafunga, kandi ikaba izafunga mu gihe wowe utazi, kuko ntabwo baguteguza. Ibimenyetso byose wabona bari kuguhereza ntukabyizere, ahubwo wowe niba ufashe umwanzuro wo kuyikora, menya ko ari risike ufashe. Ni risike ufashe ishobora no kukuyobora mu gihombo kidashira mu gihe washoyemo amafaranga yawe yose. Igihari ni iki rero? Mu gihe wagiyemo making sure ko wakuyemo ayawe, ukamenya ngo iyi business yatangiye ryari. Akenshi ubona kuri roadmap zabo bavuga ko batangiye nko muri 2015, ariko baba babeshya, kuko uzabisuzume nijya kuza ukumva barakubwira ngo yatangiye muri 2017. Uzajye kuri YouTube, how is this works, iyi business ikora gute, uzabona amavideo ayivugaho, urebe ngo aya mavideo amaze igihe kingana gute. Akenshi uzabona hashize nk'icyumweru kimwe, menya ko itangiye muri icyo cyumweru. Cyo kora no joininga, uba ufite amahirwe yo kuzagaruza yawe mu gihe watangiranye na business nka ziriya. Hanyuma numara gukurama yawe, ujye ubikuza profit, ureke kugira ibintu by'umururumba byagusunikira ku kuba washoramo menshi, kubera ko uri gutekereza ko nushoramo amafaranga menshi ariko uzakuramo menshi. Cyane ko ariko bigenda ni no muri investment zose, no muri business zisanzwe zifatika. Niba umuntu ashinze restaurant akayishoramo miliyoni 10, azunguka cyane ugereranyije n'uwashinze restaurant ya miliyoni 1. Ibyo byo ni bisanzwe. Uko rero ubwo bushukanyi bwabo bwo kuntu urashora menshi bakakungukira menshi, ugomba kumenya ngo urabimanaginga gute. Hari abantu rero bitiranyije iyi STT na forex trading cyangwa se na cryptocurrency isanzwe. Ibi biratandukanye cyane. Cryptocurrency buriya ababyumva neza n'abantu bakoze spot trading bakoresheje nka robot ya RW-KIGALI nayo ndaje nyivugaho gatoya. No kuvuga ngo spot trading umuntu yunguka ari uko crypto yinvestinzemo izamutse. Urugero, ufite amadolari, ufite crypto wenda zo mu bwoko bwa Bitcoin, none Bitcoin izamutseho 3%. Niba ufite Bitcoin zingana n'amadolari 100, uzunguka amadolari 3. Nuko nguko spot trading ikora. Hakaba ari na future trading rero. Future trading iyo umuntu akaba yunguka ari uko coin yaguze izamutse cyangwa se yamanutse bitewe nuko yabishatse. Niba wavuze ngo urunguka biri kuzamuka, ubwo nuzamuka
nibizamuka urunguka, ariko nanone wunguka mu buryo butandukanye. Dushobora kuba dufite capital imwe ariko nitwunguka amafaranga ngana bitewe na leverage twakoresheje. Dushobora kuba nakoresheje leverage y'10 wowe ugakoresha ya 20. Ni ukuvuga ngo leverage no muvuduko mu nyungu cyangwa no muvuduko mu gihombo. Mu gihe ndunguka menshi nakoresheje leverage nini, ninahomba nzahomba menshi tubigereranyije n'umuntu wahombye make. Nuko nguko rero byo bikora. Icyo mbivugiye nuko bitandukanye na investment platform, kuko muri crypto muri rusange nta nyungu iri fixed ibaho. Hari abantu benshi bambaza ngo RW ikora gute, ngo umuntu ashoyemo amadolari 500 ngo yajya akorera ngahe buri munsi. RW ni robot itandukanye n'izindi robot. Ushobora kubaza uti ko nahoze mvuga ati ntukizere business zose, yo wayizera gute? Icyo yo washingiraho uyizera uretse amafaranga uyigura, kene baba baravuze ngo nukuyigura nyine ntiwayikoresha utayiguze. Ntabwo capital yawe uyibaha, capital yawe iguma muri exchange ukoresha. Bishobora kuba ari Binance, ishobora kuba ari OKX, ishobora kuba ari Bybit. Hanyuma uko ikitwa ki API binding, kereka nibura utizeye izo exchange nkubwiye, nibwo utakwizera RW. Icyo ukora ni iki rero? Ukora API binding, ukemerera robot gukora spot trading gusa kuri settings wayishyizemo. Ntabwo bemerewe kujya muri account yawe ngo babikuze, ubwo burenganzira ntabwo ugiha. Cyo kora biramutse bibayeho nta burenganzira wayihaye, ibyo ngibyo ushobora kubibaza company ya Binance, ikaba yagufasha, gusa ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Nuko iyo robot ikora, kandi nayo ntabwo igira inyungu iri fixed, kuko cryptocurrency iramanuka ikindi gihe ikazamuka. Nta nyungu rero iboneka buri munsi bagira. Mvuze kuri forex kubagereranyije STT na forex nta mahuriro. STT bitwazaga crypto, ariko forex na amadevize. Urumva ko ni ibintu bitandukanye, gusa bicuruzwa kimwe, byanarizwa kimwe. Strategy zikoresha mu gusesengura crypto no gusesengura ayo madevize, haba amayero, amapondi n'ibindi biratandukanye. Reka rero dusoreza ahangaha mvuga nti niba warakoze STT rwose wihangane, bibaho. Wihangane, bibaho, niko online bigenda. Online business zigira ibyiza n'ibibi. Ibyiza ni iranyungu, ibibi no kugufunga bitunguranye. Gusa ntabwo habuzemo n'abakoreye mu amafaranga menshi atagira ingano nk'aba team creators, kuko kuriya bagenda bashishikariza abantu kwinjira muri business, bagenda bahabwa komisiyo. Narumvise ngo hari n'imishahara bahabwaga buri kwezi, ariko ni imishahara y'umurengera. Biriya rero nibyo ugenda ugasesengura ukavuga uti ariko undi ibi bintu buriya byari byora. Reka dusoreza ahangaha nkwibutsa ko iyi ari RW-KIGALI, aribwo bwa mbere rudusuye. Ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana business zose zajya ziza tuzajya tuzisesengurira hano, tubashe kumenya dukurikije uko tuyibona. Ishobora kuzageza igihe kiniki igafunga, kuko nta business ihoraho uretse iyo RW. Iyo robot ya RW yatangiye muri 2017, abanyarwanda barabizi, na n'ubu ngubu iracyakora. Ariko impamvu igikora nta yindi, nuko RW nta muntu yihereza capital. Buriya tuyihereza capital, bari kureba capital tubahaye bakavuga ati amafaranga ntabwo twayabasubiza, reka tuyarye. Ariko bo ntabwo twabaherezaga capital, ahubwo ya tradingaga ari muri exchange zacu, twabahaye uburenganzira gusa. Iyo RW nayo ushobora kuyishyura $120 wikodesha, igahita ifunga, ikayafungirana. Nabyo birashoboka, kuko ntabwo waba uri kumwe n'uwayishinze. Reka rero dusoreza ahangaha nkubwira ngo wihangane cyane. Ushaka rero gukora business zisanzwe zitameze nk'izi investment platform, aho uhereza igishoro abantu utazi, ushobora kwiga gukora forex trading y'amadevize. Mu Rwanda ubu ngubu ntabwo ari ukubikora mu buryo bwa rwihishwa, ni ibintu
bisanzwe, ni ibintu ushobora gukora mu buryo bwemewe n'amategeko. Icyo leta y'u Rwanda igusaba gusa ni ukuba uzi isoko ry'imari neza. Ubwo kurimenya ni ukumenya technical analysis, ni gute ari amafaranga asesengurwa. Ugiye kuri YouTube channel yacu mu mavideo yahise urasangamo amavideo abyigisha ku buntu, kandi ukamenya ko mu gihe wahombye ntaho wabariza, kuko no guhomba bibaho mu gihe wasesenguye amafaranga nabi ukayagura wenda agiye kumanuka, icyo gihe urahomba. Icyo gihe urahomba. Cyangwa se ni byinshi ushaka kubimenya, wareba inyuma cyangwa ugakora subscribe kugira ngo ibyo ducishije hano byose ubashe kubibona mu buryo bworoshye. Hari akantu ariko nagenda ntavuze, ntabwo nshaka kugenda ntakavuze. Izi investment platform mubona, abantu ba nyirazo bazizana ni abahanga bakuzanira ibintu bakaguha ibimenyetso ukabizera. Ndibuka business yitwaga Sherirwa yaje yiyita ko ari abashoramari bashoye mu bintu bya essence, bakorana n'ibintu by'amasitasiyo. Batwereka amafoto y'amasitasiyo ya Sherirwa, cyane cyane muri Kenya, kuko hari na mushuti wanjye wari waragiye muri Kenya amfotorera sitasiyo yabonye y'igishushanyo cya Sherirwa. Ubwo ayo mafoto ba team creator turasharinga rwose, abantu baravuga ati kabisa. Hari andi mafoto yaje gusohoka, Perezida Paul Kagame wacu yasuye Sherirwa. Niba ari ifoto beditinze mbaze nkubaze rwose, ari kumwe n'abayobozi b'abazungu, abirabura bambaye amalikoste yanditseho Sherirwa. Tubona bamuha impano, tubona kabisa amamoto bacuruza, ubona ko ari company ifite gahunda. Ariko muri weekend ntabwo bakoraga, twari twiteguye kubikuza kuwa mbere rwose, tubikuje biranga. Tugiye kuri Telegram dusanga baba admin bacu bavuyemo, dusigaye twenyine. Ibintu biraducanga. Twe twashoyemo amafaranga menshi kubera no kuyizera. Twabibonyemo Kagame wacu twizera nka perezida wacu, wenda wasanga ari n'amashusho cyangwa se amafoto beditinze bari kutujijisha. Ibyo bimenyetso byose berekanaga ngo bashererwa, ngo barihiye ngo abana bo mu Ruhango amashuri, ngo barihiye abakobwa 50, barihira. Ubona ko nyine ari ibintu byo gufera abantu kugira abantu tugenze gute tubizere. Ndibuka ko rwose udufaranga twose umuntu yabukoreraga yataga dushoramo kugira ngo tube tubyara utundi azaze kubonamo amafaranga aremereye. Ubwo rero ibyo byose ni imitwa yabo. Tuba tugomba kugenza gute, kwitonda mu gihe tugiye gukora ibintu, kandi no mu gihe twabigiyemo, kuko hari abantu benshi rwose batifitiye akazi bikorera izi investment platform. Ukamenya ngo iyi ni risk mfashe kandi ibi bintu bizafunga. Ese bizafunge ayanjye yaragarutse nanarungutse, cyangwa nanone bazongere bamfungirane? Ibi byose rero ni ukubirebera hafi, ukavuga uti ibi bintu rwose ngomba kubijyamo mbizi. Reka turite kutinda mu magambo rero nkubwe